kandi jye nabonye umugore wa Barafinda ahubwo uwe niba ari byo biti bisazi birakomeye ni nk'umwitero n'umukenyero nuvuga ngo uko Barafinda avuga nuko asubiza n'umugore we ni bamwe. None si bisazi koko twabonye indwara zandura ibisazi birandura. Yego iyo umuntu yakoze inkuru iracuruzwa, ariko se none se ko hari utugabo tugufiya tubimusanze two kukiri bitari yabuza abanyamakuru ngo mwige gushinyagurira turiya tugabo kuko twavutse ari tugufiya. Kenshi ganiro dusangira ijambo turarebera hamwe impaka zishingiye ku mabwiriza y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB abuza abanyamakuru kugirana ibiganiro na bwana Barafinda Sekikubo Fred washakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2017. RIB ivuga ko afite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe, muracyumva bagira ubusa. Mu bavuganye na Barafinda harimo na bwana Aimable Karasira ufite umuyoboro wa YouTube atangiraho ibitekerezo bitandukanye witwa Ukuri Mbona. Nabanje kumubaza uko yumvise Barafinda na cyane ko ngo batari bakabonanye amaso ku maso. Yewe ibitekerezo bya Barafinda uko nabonye ari umuntu wuzuye muzima, ahubwo ufite n'inama zirenze izabo twita ko bajijutse, afite imigambi myiza. Gusa ikintu nabonye ku mubiri we atameze neza, naranabimubajije ambwira ko ari ukubera inshinge. Kandi Barafinda uko ateye, ibyo avuga ugiye kureba ni nabyo umugore wavuga ngo Barafinda ararwaye, yabavuze ko n'umugore warwaye. Hari n'abandi babivuga benshi, nanjye ibyo Barafinda avuga hafi ya byose ndabyemera. Utekereza ko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwashyizeho izo zankiranarengwa ko abanyamakuru batagomba kumuvugisha ari ukubera iki? Ngiye ntekereza ko icyo bari gukumira, Barafinda afite ukuri, ukuri gutomoye, ukuri kudashaka kuvugwa muri uru Rwanda. No kugira ngo rero bime ijambo Barafinda. Ariko ubundi rero tugiye no kureba mu mategeko cyangwa mu migenzereze y'ibintu, umuntu yarwaye kenshi n'umuryango we. Barafinda ubwo arivugira ko afite abana 10, afite umugore bashakanye, afite umuryango, afite bene wa ba nyirarume n'abandi bose. Abo bantu nibo bafite agaciro, nibo bazi ibibazo bya Barafinda. Mu gihe umuryango wa Barafinda rero utigeze uvuga yuko anarwaye, byembe bonamo kwenda ko hari ukuri babona ko Barafinda nagutangaza byazamura impaka muri rubanda, bakavuga ati reka tumucecekeshe hakiri kare kuko bamujyanye ndera bazi kwenda ari cyo bizahindura. Barafinda garuka ari wa wundi 100% gusa yarangijwe n'imiti yo kwa muganga. Bakimara kuvuga ngo nta wemereye kumuvugisha, mwe mwamuvugishije ntago mwumvise bibateye impungenge ko wenda bishobora kuzabakoraho? Ntago byadukoraho kuko icyo gihe ni imbere y'itegeko, buri itegeko ritarijya. Uretse ko mu Rwanda kenshi nta n'amategeko menshi akoreshwa, buriya mu Rwanda ikintu gikoreshwa kenshi ni amabwiriza. Kanaka yavuze aha, ibukuru bavuze ibi, RIB yavuze ibi, usanga nta tegeko riba kuko nk'ubwo icyo bari kuviyora ni itegeko nshinga twitoreye, ingingo ya 38 ivuga gutanga amakuru, kuyahabwa, gutanga ingazi ibitekerezo byawe. Ntabwo rero nagira ubwoba yuko navugishije Barafinda kubera ko iryo bwiriza rya RIB ryari ritaraza, ariko ubwo ibwiriza rya RIB ryaje ubu ngubu ubwo nagira ubwoba bwo kujya kubonana na Barafinda. Uretse yuko ntibizambuza kujya gusura umuryango we, icyo duhuriyeho no kuzira gutangaza ibitekerezo twe dutekereza twiyumvamo, abandi bakabibonamo yuko bibabangamiye bakagera bakabibateza ubusazi, kandi ari kwa kuri kw'impamo. RIB ikavuga ngo abajya kumuvugisha bakeneye kumucuruza, kumushinyagurira. Yego iyo umuntu yakoze inkuru iracuruzwa, ariko se none se ko hari utugabo tugufiya tubimusanze two kukiri bitari yabuza abanyamakuru ngo mwige gushinyagurira turiya tugabo kuko twavutse ari tugufiya. Kenshi twebwe dukoresha YouTube dukunda no kugenda ahubwo dushaka inkuru ku bantu badasanzwe, ntabwo dushaka inkuru ku bantu basanzwe. Ariko nyir'ubwite arahari, nkanjye jyewe njyayo nawe rindi kumwe n'umufasha we Baranzimana. Iyo biba ari bibi, umufasha ari kumbwira ati umugabo wanjye arananiwe, ahubwo nibo babishakaga barananyihamagariye. Avedi mu magambo make, RIB izo muhwe igira ikazigirira umuntu utari kinege, izo muhwe nziza ziruta iz'umuryango w'umuntu bakamugiriye, izo muhwe wazigereranya n'iki? Barafinda afite umuryango ubwawo cyakoze uramutse ubivuze byo twabyemera. Ariko nibyo byari uko babivuze, kuko twebwe hano amategeko cyangwa amabwiriza arakomeye kuruta amabuye, tuzabyubahiriza. Ariko nizere ko wenda batazana tubuza no kuvugana n'umugore we. Kandi jye nabonye umugore wa Barafinda ahubwo uwe niba ari byo biti bisazi birakomeye, ni nk'umwitero n'umukenyero. Nuvuga ngo uko Barafinda avuga nuko asubiza n'umugore we ni bamwe. None si bisazi koko twabonye indwara zandura ibisazi birandura. Bwana Aimable Karasira, iyo dusoma mu mbuga nkoranyambaga hari n'abandi ntabwo tuzi icyo bagendereye, bavuga bati nyuma ya Barafinda kujya
cyangwa no kuva Indera hagomba gukurikiraho bwana Aimable Karasira. Wowe iyo ubonye cyangwa usomye ibyo bintu cyangwa ubyumvise bivuze iki kuri wowe? Icyo bivuze nta kindi, ngewe na Barafinda ubwe niwe wabinyibwiriye, ngiye namuhaga ikiganiro, ariko n'abandi bose yahaye ikiganiro yarantabarije avuga ati banshushubikanya banjyana Indera, abaganga n'abo muri RIB baravugaga bati uyu turahamugejeje ariko hatahiwe Karasira. Ngewe rero nkabanze ko nta kibazo mfite cyo mu mutwe, ahubwo icyo nkuriyeho na Barafinda ni ikibazo cyo kuri. Ibi rero byagiye biba no mu bindi bihugu, mu ngoma y'Abasovieti ku gitugu cy'umenya ari kwa Staline, yari strategy imwe yajyaga ikoreshwa yuko umuntu wese uvugishije ukuri kugira ngo kwa kuri kwe ugupfukirane ubanza ukamusiga icyasha cy'ubusazi, ubyavuze byose ukahita umwita umusazi. Ngewe rero kuvuga ngo banjyana hano mu Rwanda, iyo uvuga ukuri tuba twiteguye gupfa, gufungwa, kwirukanwa ku kazi, kujyanwa mu bigo by'abasazi, kuko turi bakeya. Rero ibyo turabyiteguye. Urwo ni urugamba rwo kuvuga ukuri. Umuntu akenshi aba yarabivukanye nk'indwara, nanjye nzi yuko nakwicecekera nkabona amahoro, ariko biba bimeze nk'uko umuntu agira ibirutsi. Iyo umuntu agize ibirutsi araruka, ugasanga umwe ararutse undi ntarutse, kandi ikibateye iseseme ari kimwe. Nanjye rero ukuri kwanjye kurambangukira cyane, kugatuma nkunda kuvuga ibyo nkwiriye kuvuga. Iyo babibonye rero baravuga bati uriya ni umusazi. Kubera iki? Kuko adahuje n'ibyo nk'ishyaka riri ku butegetsi riba rishaka yuko abantu bavuga. Bafatira umuntu aho ari, ni ukuvuga ngo iyo uri umucuruzi bagufatira ku bicuruzwa byawe, business yawe ntigende neza. Ngewe rero kuko mfite akazi nkora k'ubwarimu, kuva natangira kuvuga ukuri, bwa mbere navuganaga n'ijwi rya Amerika, nahise mbonana n'umuyobozi wanjye Dr. Inyasi Gatare, aranyihanangiriza mu biro, bukeye anyandikira n'ibaruwa, ariko anyihanangiriza uw'abandi nta nubwo ari ufite umutima mubi rwose, n'ababyumva ntibamurenganye. We yarambwiye ngo afite igitutu, ngo afite pressure, ngo abantu baramubwira buri gihe bati uwo muntu barizwi wawe kuki avuga. Guhera ubwo ngubwo nagize ingaruka nyinshi aho nkorera, ngira ingaruka mu baturanyi, abavandimwe bose nta n'umwe ukimvugisha, bagushyira mu kato. Kubera iki? Kubera kuvugisha ukuri. Ntabwo baba bayobewe yuko utari umugome, ntibaba bayobewe yuko ukunda igihugu, ariko baba bavuga bati uyu muntu yadukururira ibyago, kubera yuko systeme tumenyereyemo ni iyaceceka, ni iyacishwa aha, nta kindi kiba kigenderewe. Barafinda biriya bintu byatangiye igihe yashaka kwiyamamariza umwanya wa perezida wa Repubulika mu Rwanda. Rero icyo cyago sinzi ukuntu niba nakita ikiza, cyagwiriye cyane abantu bose bashatse kwiyamamariza perezida wa Repubulika. Ubundi ikindi kintu nanibaza kuri Barafinda amaze kugira imyaka 40, ni gute iyo ndwara baba bayimenye kano kanya? Niho harimo n'ikibazo cyane, kuko indwara itamenyekanye imbere akiri mutoya. Ntabwo waba urwaye indwara yo mu mutwe ngo ugeraho wimariye ubyara abana ube tica, ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo abantu bose bagerageje kwiyamamariza umwanya wa perezidanse bagiye bahuramo ibibazo. Gusa abo bantu ngewe ikintu kinambabaza, ntabwo ari abantu bateye ubwoba, ni abantu umuntu yareka bakabaho nta cyashu bashyizeho, ntibakubangamire. Nta mutwe w'ingabo bafite, ntabwo ari abasore mu bigango, nta mafaranga menshi bafite ahagije ku buryo bakanga abari ku butegetsi. Ngewe numva rero iyo paranoia ahubwo y'abantu bandi bari ku butegetsi bagenda batinya buri muntu wese uvuze ati ngenda bona hari kitagenda, bakakugirira ubwoba, bashaka kuba baguhemukira. Bona rwose iyo paranoia bayirinda bakabaho batekanye, nta muntu barwanya, tukungurana ibitekerezo so kurwanya leta. Tugana ku musozo, reka mbumvisha icyabaharanira uburenganzira bw'abafite ubumuga bavuga kuri iyi ngingo. Ndavuganye na Madame Rose Umutesi, umukozi mu mpuzamashyirahamwe n'idore irengera abafite ubumuga. Twebwe muri Notoro tubyumva ko umuntu uwo ari we wese afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bye, kuko umuntu ni umuntu kandi afite rights ze. Ariko nanone tukemera ko ngira ngo iyo umuntu yaba afite ikibazo ari muri crise, ashobora kujyanwa kwa muganga agakurikiranwa bakareba ikibazo yaba afite. Byari ngewe sinaraye mbyumvise, ntabwo nabikurikiye. RIB yo yavuze ko ngo bamujyanye kwa muganga, ngo abaganga bavuga ko afite ikibazo kiri koronike, ngo icyo bamuhaye ni ukumuha imiti imugabanyiriza, ariko n'ubundi ngo biragoye ko yazakira. None ikavuga ngo nta munyamakuru ushobora kumubaza ibitekerezo bye, ngo anabibajijwe ngo uwo munyamakuru ashobora gukurikiranwa mu rwego rw'amategeko. Niba koko afite ntuza mental breakdown cyangwa afite santé mentale, kwemera koko akwiriye gukurikiranwa akavurwa, ndetse umuryango ukamuba hafi,
kuko buriya kugira crise yo mu mutwe iterwa n'ibintu bitandukanye. Hari kugira depression cyangwa agahinda gakabije bikamutera iyo crise. Ako gahinda gakabije rero nta bundi buryo bwo kugakemura atari abantu bamwegereye bamwereka urukundo. Nuko tubyumva, ntabwo ugenda umuganga ariko ni umuntu umwe mu bakurikirana cyangwa se abaharanira uburenganzira bw'abafite ubumuga. Rero umuntu wese ashobora kwivugira ndetse n'aho bimubangamiye yakwivugira, ariko nanone bigaterwa na kondisiyo yaba arimo. Niba ari muri kondisiyo ya crise ikabije cyane